tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gushishikarira ibyo kwizera. Bibiliya ivuga uburyo butatu bwo kwizera. Kwizera kwa mbere no kwizera bita karemano, no kwizera gufitwe n'abantu bose, abarebare n'abagufi, abera n'abirabura, abanini n'abatoya, abize n'abatarize, abo mu migi n'abo mu cyaro. Bene uko kwizera bita karemano twese turagusangiye. No kwizera Bibiliya ivuga ngo kugirwa n'abantu bitwa abahinzi. Yo ni classe moyenne. Abahinzi ngo bene uko kwizera barakugira kuko umuhinzi ngo ashira imbuto mu butaka afite ibyiringiro no kwizera ko igihe kizagera hakagwa imvura y'umuhindo izaza ikameza ya mbuto. Abagara mu kwizera niba yarateye ibigori azi ngo igihe nikigera azasarura. Bene uko kwizera bakwita ngo no kwizera karemano, no kwizera ko abahinzi. Kwizera kwa kabiri dusoma muri Bibiliya no kwizera ko abadayimoni. Tugusanga mu rwandiko rwa Yakobo ibice 2 umurongo wa 19. Abadayimoni bazi yuko Imana ibaho, ndetse ngo bahora bahinda imishitsi imbere yayo, bazi yuko hari umunsi w'urubanza. Ariko abadayimoni ntibakizwa, bazahora ari abadayimoni kugeza Yesu agarutse. Kwizera kwa gatatu ari nako ndagutindaho mu kanya gatoya dufite kiminota mike yabambaye, no kwizera ko muri Bibiliya kuva mu kumva no gusoma ijambo ry'Imana. Paulo yandikiye abaroma mu bice 10 umurongo wa 17 arababwira ngo kwizera umuntu aguheshwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kwizera ko muri Bibiliya nagira ngo mbabwire ko bene ko kwizera gufite imbaraga nyinshi, gufite imbaraga nyinshi. Akaba ariyo mpamvu nashimye ko tukuganiraho kugira ngo mugushishikarire. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo abera baguhawe rimwe kuzageza iteka ryose. Ikintu cya mbere gituruka kuri bene ko kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana, niko gutuma umuntu yemerwa imbere y'Imana. Paulo yandikiye abaroma mu bice 5 umurongo wa 1 arababwira ngo ubwo mwatsindishirijwe no kwizera, arababwira ngo mufite amahoro ku Mana. Ibintu byatuma umuntu abana n'Imana amahoro nta bindi no kwizera, niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo icyatumye abakera bashimwa nuko bari bagufite. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 5 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru adapfuye, kandi ngo ntiyaboneka kubera yuko Imana yamwimuye. Ku murongo wa 7 akavuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa ngo abaza inguge, amenye yuko hari imvura izagwa, ngo arabaza ashiramwe umwete, abaza inkuge iyo Uwiteka yacishije iteka ry'abari mu isi. Ku murongo wa 8 hakavuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho atazi, agenda ngo atazi yaja. Bibiliya ikavuga ngo kwizera niko kwatumye ngo yibera mu mahema, ageze mu gihugu yasezeranijwe, ntiyubakamwo inzu z'agaciro, ntiyubakamwo inzu y'amatafari ahiye, ariko ngo ahitamo kwibera mu mahema, ngo yabanamo na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyasezeranijwe, kuko ngo yatumbiraga umudugudu wubatswe ku mfatiro Uwimana yubatse ikawurema. Ku murongo wa 11 w'Abaheburayo igice 11 akavuga ngo kwizera niko kwatumye Sara ngo asama inda yo mu bukecuru, kandi yaraciye yaravuye mu mihango y'abagore, ariko ngo yizeye ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Yizeye ko iyasezeranije yabimubwiye ariyo kwizerwa, kandi ifite n'imbaraga zo kubikora.
ku murongo wa 20 hakavuga ngo kwizera niko kwatumye Isaka ngo ahesha Esau na Yakobo imigisha akababwira ibizababaho. Ku murongo wa 21 hakavuga ngo kwizera niko kwatumye Yakobo ngo ahesha abana ba Yosefu umugisha ngo yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Ku murongo wa 24 hakavuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ngo ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farao icyo cyubahiro ngo aracanga, ahubwo ngo ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, ngo atekereza ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse, nawe ngo yarebaga ingororano azagororerwa. Ku murongo wa 31 hakavuga ngo kwizera niko kwatumye Rahabu indaya y'Yeriko ngo atarimburanwa n'abi Yeriko, ngo kuko yamenye yuko igihugu Imana igihaye Abisirayeli ahitamo guhisha babatasi baje gutata Yeriko. Kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana, tuzajya mu ijuru kubera yuko twizeye. Nasomye agatabo k'umugenzi Mukristo na Byiringiro muri rwa rugendo rwabo hari ahantu bageze hitwa ngo ni mu gihugu cyitwa Beura. Bageze muri ico gihugu ngo ni igihugu giteganye n'ururembo Siyoni, ngo barahacinda ngo baharwarira indwara yitwa umunezero kubera yuko ngo bahumviraga amajwi meza. Bahageze ngo baravuga bati ahantu twahacinda, ngo bahahurira n'abarabagirana babiri bavuye muri rwa rurembo Siyoni, ngo bacinda aho hantu hari ahantu heza hamajwi meza bumva ibintu byiza. Ariko ngo bukeye baravuga bati nubwo twageze mu gihugu cyitwa Beura ariko ntabwo turagera ku ntego y'urugendo rwacu. Ngo bakomeza inzira bajana n'abo bagabo babiri barabagirana bahuriye muri ico gihugu, ariko ngo mu gihe gitoya babageze ahantu ku mugezi witwa Urupfu. Wari umugezi ngo uteye ubwoba, amazi yawo yari umukara. Mukristo na Byiringiro ngo bitegereje amazi y'uyu mugezi ngo bagira ubwoba bwinshi cyane, kuko amazi yawo yarateye ubwoba. Ngo babaza barabagirana barababwira batese nta yindi nzira iriho umuntu yakwambukiraho, nta kiraro gihari umuntu yanyuraho atarinde kunyura muri aya mazi. Babagabo ngo barababwira bati hari ikiraro ariko cyanyuzweho n'abantu babiri gusa, ni Eliya na Enoki, ariko uhereye ico gihe cyarafunzwe nta wundi muntu wemerewe kukinyuraho. Ngo barababwira ngo uko kwizera kwanyu kungana, niho nashakaga kuvuga, niko gutuma amazi aba maremare cyangwa akaba magufi. Turi ku ijambo rivuga ngo kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Ngo binjira muri ayo mazi Mukristo afite ubwoba bwinshi cyane, bakiri mu nzira ngo bagendaga baganira ubwiza bw'igihugu cy'ururembo Siyoni, bakavuga amakamba y'ubwiza abantu bazabonayo. Mukristo ngo abwira Byiringiro aramubwira ati ndumva ya magambo twaganiraga na bya byiza nazangororano ari wowe uzazibona wenyine, kuko ndumva uyu mugezi ntabasha kuwambuka. Ngo binjira muri ayo mazi bibagoye. Mukristo ngo acinjiramo yumva ngo umuvumba usa naho ushatse gukubita amaguru ye ngo ukayatwara, ngo arataka, ariko Byiringiro ngo aramubwira ngo komera nshuti yanjye, kuko ndakandagiye, numva nkandagiye ahantu humutse ku butaka, birashoboka yuko tugiye kwambuka. Nagira ngo mbabwire ko kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana, kandi kwizera kwawe niko kuzatuma wambuka uyu mugezi witwa Urupfu udakinye. Hari abajya kuwambuka bagatera imigeri, ariko bizaterwa no kwizera kwawe kuzaba kungana. Akamaro ka mbere ko kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Ijambo rya kabiri, kwizera nirwo rurimo Imana ivuganiramo n'abantu bayo. Haleluya! Kwizera nirwo rurimo Imana ivuganiramo n'abantu bayo. Muri kino gihe abantu barakoresha indimi zabo, bagakoresha n'iz'amahanga. Utarize Icyongereza, utarinze Igifaransa ni ibibazo. Ndushobora kujya mu mahanga ugenda uri nk'umuntu w'ikiragi,
kuko ikinyarwanda ugisigaye Kanombe iyo umaze gufata ikirere hirya ntiwongera kucumva. Ariko ndagira ngo abaja mu rurembo Siyoni ururimi bagandiriramo bavugiramo ni mu kwizera. Niyo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo mu bice 10 umurongo wa 38 yaravuze ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Icyakora ngo niyasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Ariko umwanditsi aravuga ngo twebweho ntidukwiriye gusubira inyuma ngo tuzarimbuke, ahubwo dukwiriye kuja imbere kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Kwizera nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abayo. Bibiliya iravuga ngo utizera ntibishoboka yuko anezeza Imana, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko ibaho. Muri Matayo ibice 15 umurongo wa 21 twasoma inkuru z'umugore w'umunyakanani. Yesu ngo ageze mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni, muri cyo gihugu ngo haturuka umugore w'umunyakanani. Marko we yaravuze ngo wo mu bwoko bw'Abasirofoiniki. Umugore ngo yari afite ikibazo kimugoye, yari afite umwana w'umukobwa ngo urwara abadayimoni. Ngo aramubwira ati umwana wanjye arwara abadayimoni baramubabaza, none Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ngo araza aramwegera arataka aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, umwana wanjye arwara abadayimoni. Ariko Yesu ngo aramwihorera. Niho hantu nasomye muri Bibiliya Yesu yihoreye umuntu ngo araceceka kandi yamwumvise. Abigishwa ngo baramubwira batariko ntuhaye wumva uyu mugore udusakuriza inyuma, wamuhaye igisubizo wagize icyo umubwira ko akomeye gusakuza. Yesu abwira abigishwa be ijambo rikomeye, arababwira ngo sinatumiwe abandi ngo keretse intama zazimiye zo mu bwoko bw'Isirayeli. Ariko wa mugore ngo arashaka kumwegera, ngo aravuga ati Yesu mwene Dawidi wambabariye ukankiriza umwana arwaye abadayimoni. Yesu noneho ngo arahindukira aramureba, aramubwira ngo barebana mu maso, aramubwira ngo mugore si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa abana batarahaga. Ariko umugore ngo yari afite kwizera kwinshi, ngo abwira Yesu ngo n'imbwa ziri iruhande rw'ameza nazo ngo zazitora utuvungukira twaguye tugwa hasi. Bibiliya iravuga ngo Yesu abonye kwizera k'uwo mugore ngo aramubwira ngo kwizera kwawe ni kwishi, genda bikubere nkuko wabisabye. Bibiliya iravuga ngo ako kanya umwana we aherako arakira. Kwizera nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abantu. Muri Luka 7 ubutumwa bwiza bwa Luka bice 7 twasoma inkuru z'umusirikare w'umuofisi. Bamwe bavuga ngo yari kapiteni, ariko reka mvuge ko yari umusirikare w'umuofisiye. Ngo yari afite umugaragu akunda cyane. Umugaragu ngo ararwara indwara iramurembya. Umusirikare ngo abona umugaragu we yarwaye, ngo aravuga ati umugaragu wanjye ararembye. Ariko ngo ahamagara abakuru b'urusengero nguru, ngo arababwira ati nimugene munyingingire umwami wanyu ko umugaragu wanjye arwaye cyane, aza musengere ahari yakira. Nabo ngo babyumva vuba kuko uwo muntu ngo yari umuntu mwiza. Ngo baragenda basanga umwami Yesu baramubwira bati umutware utwara abasirikare umuofisiye w'umusirikare aratubwiye ngo tuze tukwinginge uze kumukiriza umugaragu we akunda, kandi turagira ngo tukubwire ko ni umugabo mwiza kuko n'urusengero rwacu niwe warwubatse. Yesu ngo yumvishe yuko ari umunyamirimo mwiza, ahagurukana nabo ngo baragenda. Ngo bajya kugera hafi y'inzu, wa musirikare ngo yumva yuko Yesu yaje, ngo atuma izindi ntumwa arababwira ati mugende mumubwire ye kwirirwaza ngo yinjire muri iyi nzu, nimumubwire ategeke. Aho ageze ategeke, umugaragu wanjye arakira. Aramubwira ati nanjye ndi umuyobozi. Iyo ngiye umusirikare umwe nkamubwira ngo ngwino araza, nabwira undi ngo genda akagenda, nabwira uyu ngo icara akicara, nabwira uyu ngo nahaguruka agahaguruka. Mubwire ategeke kuko bidakwiriye ko yinjira muri iyi nzu. Yesu ngo yumvise ayo magambo abwira abantu bari bamuri inyuma, arababwira ati ngo n'umubisirayeli sinari nabona umuntu ufite kwizera nk'uko uyu musirikare. Abantu ngo basubiyeyo
Bibiliya iratubwira ngo basanga wa mugaragu we arakize. Kwizera nirwo rurimi Imana ivuganiramo n'abantu. Ukiranuka adabeshwaho no kwizera. Cya gatatu, kwizera niko kutugira abana b'isezerano nka Isaka. Mushobora kuba mutabyumvise neza. Kwizera niko kutugira abana b'isezerano nka Isaka. Nagira ngo mbabwire ko muri mwe mwese muri aha ngaha ndakavukire mu gakiza. Umuntu yaba kavukire hano Kimisange, umuntu yaba kavukire muri Kigali, ariko mu gakiza twese uko turaha ndakavukire urimo. Nta Mwisirayeli muri twebwe uri hano. Twese twara abanyamahanga. Ariko agakiza ka Yesu karadukuruye karatuzana, katuvana mu bunyamahanga. Ubu twabaye abana b'isezerano nka Isaka. Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo twatewe nk'ingurukira ku giti tutavutseho, dusangira amakakama y'igiti cya Elayo. Abwira Abagalatiya arababwira ngo nuko bene data, 4:28 arababwira ngo muri abana b'isezerano ngo nkuko Isaka ari. Ageze kuri 31 gice cya 4 cy'Abagalatiya arababwira ngo ntabwo mukiri abana b'inshoreke, ahubwo mwabaye abana b'umugeni. Agakiza karaduteye kadutera ku giti tutavutseho, ubu dusigaye twitwa abana b'isezerano nka Isaka. Kwizera kwaraguteye uramera. Kwizera kwaduteye kuri Aburahamu. Imana yari yaramubwiye ngo muri wewe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Kwizera niko kwatugiza abana b'isezerano ku rwego rumwe na Isaka. Ntabwo tukiri abana b'inshoreke, ariko twabaye abana b'umugeni. Kwizera ndagira ngo mbabwire ko gufite ingororano ku Mana. Icyo ni icya 4. Kwizera gufite ingororano ku Mana. Abantu bizeye bafite ingororano ku Mana. Kwizera gufite ingororano. Marayika yabwiye Danieli mu gice c'12:13 aramubwira ngo Danieli, igendere utegereze imperuka, kuko weweho igihe nikigera uzaruhuka, kandi igihe nikigera uzahagarara mu mugabane wawe. Ntabwo kwizera bizarangirira aha ngaha. Hari ingororano zo kwizera. Paulo abwira Timoteyo aramubwira ngo nanjye ndagiye nkuko abisi bose bagenda, ngo meze nk'ibisutwe ku gicaniro. Aramubwira ngo igihe cyo kugenda kwanjye kirageze. Aramubwira ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza utabera azamba kuri urya munsi. Ariko aravuga ngo sinjewe njenyine, nabifuza kuzaboneka kwe bose. Abinyuma hariya turi kumwe. Kwizera gufite ingororano ku Mana. Abaheburayo 11:13 haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera, ariko ngo batarahabwa ibyasezeranijwe, ariko ngo bajyaga babireba biri kure ngo bakabyishimira, bakamenya yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, kandi ngo bavuga batyo baberekana yuko bafite gakondo. Nicyo gituma ngo Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Ijambo rya 5 rituruka ku kwizera. Kwizera ndi kujya kureba mu isi. Kwizera ntabwo kureba mu isi. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo Kigali iryoshe, nejo izaba iryoshe, ariko kwizera ntabwo kureba mu isi. Ndagira ngo mbabwire ko Kigali ni mu rwambariro kubizera. Abantu barimo baratura muri Kigali nk'abadafite ahandi bazaje, ariko ndagira ngo mbabwire ko muri Kigali ni mu rwambariro kubizera. Gakondo yacu iri ahandi hantu. Kwizera
turi ku ijambo rivuga ngo ntabwo kujya kureba mu isi ariko kunamura amaso kukareba mu ijuru. Yohana ku kirwa cy'Ipatimo mu bice 21 umurongo wa mbere aratubwira ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bishize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwarimbishijwe. Numva ngo ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi Imana izabana n'abantu bayo, izaba Imana yabo nabo baba abantu bayo, izaturana nabo, kandi Imana ngo izahanagura amarira ku maso yose. Izahanagura amarira ku maso yose. Ndagira ngo mbabwire ko kwizera ntikujya kureba mu isi, kwizera kureba mu ijuru. Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 bice 4 umurongo w'18 arababwira ngo twebweho ntabwo tureba ku biboneka, kuko ibiboneka ni iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Paulo yandikira Abafilipi arababwira ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, uzaza guhindura uyu mubiri wacu wo gucishwa bugufi akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Nagira ngo mbwira bizera ko dufite iyindi si. Inyuma y'ibicu hari iyindi si. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere ryari rishize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana. Jambo rya gatandatu, kwizera ntabwo kujya gutinya ibikomeye. Aho kwakandagije ikirenge, kwizera ntabwo kujya gutinya ibikomeye. Kwizera ntabwo kujya gutinya ibikomeye. Paulo yandikira Abaroma mu bice 8 umurongo wa 35 arababwira ngo niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo, ngo mbese namakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganywa cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'inzara cyangwa n'inkota. Aravuga ngo kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa ibiriho cyangwa abategetsi cyangwa ibizaza, aravuga ngo nta kintu na kimwe gishobora kuntandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Kwizera ntabwo kujya gutinya ibikomeye ngo kuvuge ngo biracitse noneho turajya hehe. Mu gitabo cya Yobu ibice 39 ngira ngo n'umurongo w'19 tuhasanga ifarashi. Imana yigeze kubaza Yobu iramubwira ngo ninde waremye ifarashi. Aho niko avuga ngo ninde wayihaye umugara ngo ku mugongo wayo ku ijosi ryayo, ngo uhungabanira ku ijosi ryayo, ngo ninde wayihaye imbaraga, ngo ninde wayihaye kwivuga ubwiza bwayo ngo bukivuga. Iyibonye ngo intambara ifarashi ngo iraraha ikiruka isanga urugamba. Abasobanura bavuga ko iyo farashi no kwizera kwa Yobu. Mu gihe Yobu yahuraga na bya bibazo byose muzi, yari yicaye ku ifarashi yitwa kwizera. Aravuga ati ngiye guhangana n'ibibazo, akenyera umukandara, ibibazo biraza, kandi mumenye ko ikigeragezo cya Yobu ni ikigeragezo gituruka kuri Satani, kandi Imana yabyemeye. Satani ngo amutera imyambi, ariko nkunda igice c'13 umurongo w'14 Yobu ngo arasubiza aravuga ngo naho iyo Mana yanyica nzapfa nkiyiringiye, nubwo bimeze gutya inzira zanjye ndazikomeza imbere yayo, ntabwo ndatinya nkiriho. Ageze mu bice 19 umurongo wa 25 agira yerekwa aravuga ngo njeho umucunguzi wanjye ndamubona arahari, kandi amaherezo ngo azahagarara ku isi. Aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubura nzareba Imana mfite undi mubiri. Ageze mu bice 27 umurongo wa 6 aravuga ngo nubwo bimeze gutyo ngo gukiranuka kwanjye ndacyagukomeje, kandi ntabwo nzakurekura,
nagira ngo mbabwire ko kwizera ndi kujya gutinya ibikomeye. Iyo bikomeye bije, kwizera niho kurushaho kuja imbere. Bibiliya iratubwira ngo baheshejwe no kwizera mu Baheburayo umurongo wa 35 gice cya 11 ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami, ngo no gukora ibyo gukiranuka, ngo no guhabwa ibyasezeranijwe, ngo no kuziba iminwa y'intare, ngo no kuzimya umuriro ugurumana cyane, ngo no gukurwa mu ntege nkeya bagahabwa imbaraga nyinshi, ngo no kuba intwari mu ntambara. Bibiliya ikavuga ngo abo bantu ngo ntibari bakwiriye kuba mu isi. Bayizereraga mu ariko ntibari bakwiriye kuyibamo. Kwizera ntabwo kujya gucinya ibikomeye. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abamwizera, arababwira ngo muzaba mufite gatoya gusa kangana n'akabuto ka sinapi, muzabwira umusozi ngo nushiguke utabwe mu nyanja kandi nta kizabananira. Ijambo rya 7, kwizera gutanga amaturo. Nababwiye ibintu 7 bituruka ku kwizera. Icyambere, kwizera niko kudutsindishiriza imbere y'Imana. Icya kabiri, twavuze ko kwizera niko rurimo Imana ivuganiramo n'abantu. Icya gatatu, twavuze ko kwizera ariko kutugira abana bisezerano nka Isaka. Icya kane, twavuze ko kwizera gufite ingororano ku Mana. Icya gatanu, twavuze ko kwizera kutareba mu isi. Icya gatandatu, twavuze ko kwizera kudatinya ibikomeye. Icya karindwi, kwizera gutanga amaturo. Ahantu kwageze umuntu aribwiriza. Ahantu kwageze kwizera gutanga amaturo. Bibiliya yarambwiye mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 4 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli ngo ashaka Imana ishakisha amaturo, ngo ahe Imana igitambo cyiza kuruta icya Kayini kiremerwa. Bibiliya ikavuga ngo niko kwamuhesheje kwitwa umukiranutsi, akaba ariyo mpamvu tukivuga Abeli na bugingo n'ubu. Nta bindi Bibiliya itubwira kuri Abeli, ntabwo yavugaga ku ndimi, nta bindi bintu Bibiliya itubwira, ntituzi niba umugezi yabatirijwemo, ntacyo Bibiliya yutubwiramo, ariko Bibiliya iratubwira ngo yashatse Imana ngo mu maturo, ngo batanga amaturo, atanga amaturo, Kayini atanga ituro. Ituro rya Abeli ngo rirazamuka riba urwibutso. Imana ngo irahumurirwa, ngo iravuga ngo umpaye igitambo cyiza. Imana ngo iravuga ngo ndaryemeye. Ariko Kayini ngo atanga ituro, umwotsi urazerera ukwira ikirere cyose, ngo ararakara. Ariko ngo akirakaye Uwiteka aramubwira ngo nukora ibyiza ntuzemberwa. Birashoboka yuko muri iki gihe ngewe amaturo ubundi sinkiyarya. Kuba mbabwira ibyo amaturo mwumve yuko ntakiyarya, ushobora kugira ngo none hari ibindi bintu byategereye sinkiyarya, kuko ngo nabaye umukozi wa caisse sociale, niyo impemba, kandi caisse sociale ntitunga amaturo. Ariko ndagira ngo mbabwira aho kwizera kwageze kukakandagiza ikirenge, abantu batanga amaturo. Kandi ndagira ngo mbabwire ko batanga amaturo, apana ituro gusa, batanga amaturo, batanga amaturo. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo mubona ibintu bimeze uko bimeze, nubwo ibintu bimeze uko bimeze, ubwo ngubwo nyine murumvise, ariko gutangira Imana ni ihame. Bibiliya iravuga ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Kwizera gutanga amaturo. Bibiliya yarambwiye mu Baheburayo mu bice 11 umurongo wa 17 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu ngo yaragiye gutanga Isaka. Imana ngo yaramubwiye ngo mumpe ndamushaka, kandi kuri we Imana yari yaramuhaye amasezerano akomeye. Ariko Aburahamu ngo aravuga ati ndumva ijwi ari ry'Imana, ntabwo navangiwe. Yaba nkanje nari kuvuga ndi kumba shitani. Imana ikubwira ngo utanga umwana wawe. Ariko Aburahamu ngo hari ikintu yari yaramenyereye, ngo yaramenyereye kuvugana n'Imana.
ngo aravuga ngo irijwi numvise rimbwira gutanga umwana ntabwo ari ibya Satani, ni ijwi ry'Imana. Ubwo ari Imana imusabye ngo abwira Imana ati mwana ngwino tuye gusenga. Afata umuriro cyangwa ikibiriti n'inkwi ngo abihereza umwana, aramubwira ati umwana yaramenyereye ko bajya gusenga ngo baragenda, ariko ngo baravuga bati ntabwo uyu munsi dusengera bugufi, turaja ikanyarira. Ntabwo turi busengere hano ibikomeye bikorerwa kure. Ngo aramubwira ati turaja ku musozi witwa Moriya, urugendo rw'iminsi 3. Ngo barangije aho hantu bagiye urugendo, ngo baraharangiza. Umwana ngo yibuka none ko nta gitambo bafite, ngo ahindukirira se aramubwira ngo data, umuriro n'inkwi turabifite, ariko menya noneho waribagiwe igitambo cy'umwana w'intama cyo gutamba kiri hehe? Aburahamu asubiza mu kwizera kwishi cyane, ngo aravuga ati mwana wanje, Imana iri bwironkere igitambo. Ageze kuri wa musozi ngo yubaka igicaniro, afata inkwi yashiraho, ashiramwe umuriro. Aburahamu ngo yarafite umushingota ngo arayifata, yari yamaramaje mu mutima. Marayika ngo abona yamaramaje, amuhamagara ngo akiyifashe gutya ari mu ijuru, yumva ijwi ry'Imana. Marayika aramubwira ngo ntugire icyo twari uwo mwana. Aburahamu ndabimenye yuko nkunda. Marayika aramubwira ngo no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kukugwiza ndakugwiza. Abazagukomokaho bazangana n'inyenyeri zo kwijuru, kandi abandi bazangana n'umusenyi wo mu kibaya. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yizera Imana ngo bimuhwandirizwa no gukiranuka, niyo mpamvu yitwa sekuruza w'abantu. Kwizera gutanga amaturo. Muracyatanga amaturo? Twe nkiri mu Gishumba twazaga duca urubanza, twazaga tubavuga. Iyo turi mu Gishumba tuvuga abakirisitu, namwe muratuvuga, ariko cyane tukavuga abaririmbyi bararirimba bagahimbarwa, bakaririmba bakitera hejuru, ariko byagera igihe cyo kuza gutura ukabona bose baricaye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko gutura ni ihame. Mu gihe cyose tuzaba tucambaye uyu mubiri, hari ubusabane bwawe n'Imana binyuze mu maturo. Amaturo niyo yerekana yuko ukunda Imana cyangwa utayikunda. Bibiliya iravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko ngo imitima yabo indi kure. Hari igihe Imana ihamya kwizera kwawe binyuze mu maturo. Reka dusenge. Nari kubabwira ko ngaruka ziterwa n'ukuntu umuntu zaterwa n'umuntu utarizeye, ariko igihe kiragiye ni nyinshi. Kutizera ni bibi cyane. Icyaha gisumba ibindi muri Bibiliya ni ukutizera. Ntabwo ari ukwica umuntu, ntabwo ari ugusambana. Icyaha gisumba ibindi muri Bibiliya ni ukutizera Imana. Zaburi ya 53 iravuga ngo umupfapfa aja yibwira ngo Imana ntibaho. Icyaha cyo kutizera muri Bibiliya gifatwa nk'icyaha cy'ubuhakanyi, guhakana kw'Imana itabaho. Ariko ndagira ngo mbwire itorero ko Imana ibaho. Petero yaranditse aravuga ngo burya ntabwo twakurikiye imigani y'abakecuru. Aravuga ngo nibyo twiboneye n'amaso yacu, ngo twabonye icyubahiro cye gikomeye, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye rikavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Petero aravuga ngo iryo jwi twararyumvise ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo abantu batangiye gushidikanya ku byo kwizera, ariko ibyo twizera birahari. Ibyo twizera birahari. Haleluya. Uvuga ngo ibyo twizera birahari. Twasomye mu Batesalonike havuze igihano kigenewe abantu batizera. Igihano cya mbere ni ukurimbuka kw'iteka ryose. Abantu bapfuye batizeye bararimbutse. Tuvuga ngo bararimbutse.
igihano cya kabiri tugisoma mu byashyuwe mu bice 20:15 haravuga ngo bazahora bababazwa iteka ryose ku manywa na nijoro. Umubabaro w'igihe cyose ku manywa na nijoro. Muri Danieli ibice 12:3 akavuga ngo bamwe ngo bazazukira ubugingo buhoraho, abandi ngo bazukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ariko haracyari amahirwe. Tugiye gusenga. Haracyari amahirwe. Haracyari amahirwe. Haracyari amahirwe kuri wewe utarafashe icyemezo. Haracyari amahirwe. Haracyari amahirwe ya nyuma. Haracyari amahirwe. Haracyari amahirwe. Uburyo bwa mbere umuntu ashobora gusabana n'Imana ni ukwakira Yesu. Aravuga ngo dore mpagade ku rugi ndakomanga ngo umuntu uriyumva ijwi agakingura ndingira iwe dusangire. Indambwe ya mbere umunyabyaha yatera kugira ngo yinjire mu gakiza k'Imana ni ukwakira Yesu. Ndagira ngo nkubwire ko nta wundi mugisha wabona kuri iyi si uretse wo gutunga Yesu. Yego Zaburi 16:3 iravuga ngo nta mugisha mfite utari wewe. Nagira ngo nkubwire ko nubwo abantu barimo birukanga hirya no hino bashakira hepfo no haruguru, ariko umugisha usumba iyindi ni ugutunga Yesu. Ni ugutunga Yesu. Kwakira Yesu ni iby'igiciro gikomeye cyane. Intambwe ya kabiri ni ukwihana ibyaha byawe. Ndagira ngo mbabwire soda ko kwihana ni ihame. Kwihana birareba umukecuru w'imyaka 65-70. Kwihana bikareba umusaza nkanje urengeje imyaka 65. Nge ni muri 66. Arabatinya kuvuga imyaka yabo, hari n'abayihinduye. Ndanganira n'abantu bamwe tungana bamwe bananduta ngasanga ngo bavutse muri 64. Kamubaza ndetse byagenze gute? Kwihana ni ihame. Kwihana ni ihame. Abashaka ubugingo ndagira ngo kwihana ni ihame. Bibiliya iravuga ngo abera bo mwisi nizo mfura. Kwihana ni ihame. Nugera ku rwego kumva yuko kwihana bitakiri ngombwa, uzumenya yuko watangiye gusinzira mu bugingo. Mvuze ngo iki? Nugera ku rwego wumva ko kwihana wabirenze, ari byo abanyagice bari hariya wewe bitakikureba, uzumenya ko wamaze gusinzira mu bugingo. Ndagira ngo mbabwire ko icyaha kitihamwe kingana n'iminsi uzamara, ndetse nyuma yabwo kizakurura umuntu mu rubanza, kimuzane kimuhagarika imbere y'intebe y'imanza. Twese aho tuzahagarara Abakorindo, ngira ngo n'urwandiko rwa 2 ibice 10:5 cyangwa inverse, handi avuga ngo twese 5 n'10 ngo tuzagaragarizwa imbere y'intebe ya Kristo. Icyaha kitihamwe kingana na nyiracyo, ndetse kwiherezo kizamukurira mu rubanza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko imfura z'ijuru ntabwo kwihana ari kwivamo, ntabwo kwihana ari gutagaciro. Oya ntabwo kwihana ari iby'abaswa. Kwihana ni iby'abami, kwihana ni iby'abahanuzi, kwihana ni iby'abatambyi. Muri iri teraniro niba hari umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ukaba utarigeze wakira Yesu, ariko uyu munsi ukumva ukwiriye kuba umunyamuryango wo muri ubwo bwami, twubike imitwe yacu. Niba hari uhari uze kuzamura ikiganza cyawe gutya gusa aho uri, umuntu ushaka kwakira Yesu muri iri teraniro.
yego ndabona wahagurutse rwose. Nawe haguruka, nawe haguruka. Hari wahagurutse, nawe haguruka. Nta soni. Bibiliya iravuga ngo umuntu nagira isoni zo kunyemera, nanjye ndagira isoni zo kumuvuga imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Kwihana ni ihame, kwakira Yesu nta soni. We wahagurutse, tera intambwe uze. Ngira ngo ni hano baza. Muze mwihute.